Muraho neza abakurikiye Imana Idasanzwe TV. Uyu munsi nongeye kugaruka, nari mbakumbuye. Ubushize twarebye ko bijyanye n'uko waririmba byoroheje utarinze wabasha kwigana, ariko uyu munsi tugiye kwiga noneho soprano ya nyayo. Iyo ugiye kuririmba soprano ya indi idasanzwe, iyo ugiye kuririmba soprano mbere ya byose urabanza ukiyoroshya, ukabanza ukumva igikorwa ugiye gukora neza ko kikurimo. Iyo umaze kwiyumvamo ko kikurimo, urabanza uhita wibaza ngo ese noneho ndakoresha iyo tekinike. Tekinike ya mbere mu kuririmba soprano ni ukubanza ugakomeza mu nda, ubundi umwuka uzamuka uririmba uva mu nda. Ku muntu rero ushaka kubimenya cyangwa se ku muntu uri kuririmba soprano ya nyayo, akomeza mu nda cyangwa se akoresha uko ashoboye ku buryo umwuka ari buririmbe uri buve mu nda. Hari abaririmba umwuka ukavamo hano mu muhogo, niho uzasanga bamwe bari kuririmba ukagira ngo barwaye ibicurane se, cyangwa akaririmba agahita ananirwa ugasanga arimo arahumagira. Oya, ibyanyabyo rero cyangwa se ibintu bibasha gufasha umuririmbyi kuririmba neza, umwuka ukura mu nda. Nuririmba umwuka utava mu nda, aho ngaho uzaba wibeshye. Nuririmba umwuka uvamo hano tubona mu muhogo, aho ngaho nawe uzaba wibeshye. Ahubwo iyo kugira ngo uririmbe umwuka ukura mu nda, ariho hahandi usanga umure kuririmba cyangwa se ikintu cyose. Urugero, murebe, umwuka urawuzamura ukaririmba, nyine umuntu ahita abona ko bikurimo n'imbaraga n'iki byose. Aho ngaho iyo birangiye icyo ukora ni iki? Iyo birangiye wa mwuka iyo uwuzamuye, iyo bigeze mwaha ngaha nanone woroshyamo gake kugira ngo utaza guhumagira. Urugero, nshobora kuzamukana indirimbo ifite umuvuduko, nazamukana umuvuduko ugasanga mpise nyiririmba ngahumagira. Ahubwo ngomba kuzamura wa mwuka, najya gusohora ijwi nkasa nkaho mbyoroheje kugira ngo ntaza guhumagira. Wowe ubwawe hari ukuntu umera nkaho unize. Urugero wenda reka mbahe sample. Nshobora kuririmba wenda nkaba ngo nzamamara intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Aho ngaho urumva ko ngasohoye buhoro nitonze, ariko iyo nkarekurana guhita mpumagira ukuntu. Ikindi nanone, iyo urimo uraririmba, urugero uri nko mu rusengero urimo uraririmba cyangwa se umuririmbyi, hari ukuntu uririmba hari abacuranga, warangiza ugatwara ukagenda wiruka vuba vuba, aho nawe bigutera guhumagira. Ariko ugiye kuririmba ufite mikrofone cyangwa se uri umuntu uri kubyiga gahoro gahoro, ubasha kugenda witonze, wa muziki ukawumanaginga neza ku buryo bitari bubashe kuguha guhumagira. Uyu munsi rero nagira ngo twige ya sopranology. Ubutaha nabahaye urugero, ndaririmba, nyuma ndongera bati reka noneho ndirimbe nk'umukecuru. Ubu noneho tugiye kuririmba rya jwi naririmbye rya nyaryo, ari ryo ryo gukura umwuka mu nda kugira ngo ubashe kuririmba neza cyangwa se sound yawe isohoke neza. Urugero, reka dusubiremo ya ndirimbo n'ubundi nakoresheje ubutaha. Haleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Haleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Aho ngaho mwagiye mubyumva, nimba mwankurikiye neza mwumvisha uburyo nazamuraga umwuka n'uburyo nageraga ahantu nanone nkongera nkawumera. Mwabyumvishe? Nimba mwabyumvishe rero, ni gake gake ugenda ubikora, nimukurikiza inyigisho tubahereza, ndakeka
uzagera ku rwego rudasanzwe rwo kuririmba. Ikindi nanone iyo uri kwiga kuririmba soprano, ugenda wigana bamwe na bamwe bagenda baririmba. Iyo wabanje kumenya kuyobora rya jwi ryawe, uba ukurikiye utangira kugenda wigana ba bandi. Uyu umaze kubigana, igihe cyawe kiba ati ese ni gute naririmba ibyanjye ntiganye. Iyo ubigenje uko nguko bigenda biza gahoro 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 gahoro. Icya mbere ni practice, ugakurikiza bimwe na bimwe mu byo tuba twavuganye nawe. Uyu munsi rero reka tugarukire aho ngaho, nanone ubutaha tuziga ibindi. Murakoze cyane kandi turabashimiye ababashije gukurikira Impano Idasanzwe TV. Murakoze.